Twinjira kuri match ya The Blues ndetse n'ikipe ya Leeds nuko match izabera Wembley nuko ibintu bimeze icyo nicyo cyambere abantu bahita bumva mbere na mbere ubwo umutoza ni McLaren niwe uzaba rwose McFerran niwe uzaba uri muratoza ekipe ya Chelsea ubwo amakuru meza cyane nabonye muri camp ya Chelsea The Blues NDP7 umukinnyi bita Joao Pedro yagarutse mu myitozo nyuma y'uko match ebyiri zeruka atazaba zikina nekeza ko ari inkuru nziza mu rugamba Chelsea The Blues irimo by'umwihariko mu gushaka FA Cup ariko nanone mu kuba bakina imikino isigaye ya Premier League cyane ni inkuru nziza cyane kwa fana b'ikipe ya Chelsea ndetse na Chelsea muri rusange kuri uyu mutoza wasigaranye ekipe uwo bita Colin McFarlane ni byiza cyane kubera ko Chelsea turi kuvuga yari imaze imikino 5 itabasha no gutsinda igitego kuko hari ugutsindwa icyo ni kimwe ariko byibura ukanatsindwa winjije Chelsea rero no kwinjiza igitego byari bazo bikomeye cyane tumaze kubona ko uwo bita Liam Delap gutsinda ibitego muri ekipe ya Chelsea ewana ntabwo bikunda ntabwo bishoboka ubona ko byibura kuri rangoma yari ya Rosenio wamaze kwirukanwa muri ikipe byibura agihari umukinnyi wavuga we improvinze urwego no bita Joao Pedro kuri Joao Pedro rero kugaruka ugashyiraho ba Pedro Neto Estevao Williams bafite ibibazo by'imvune ubwo birumvikana ko hari undi mukinnyi uzajya gukina hari ya Cole Palmer bajya bahamushyira enza gakina nka playmaker bisobanuye ko byibura turongera kubona ikipe ya Chelsea yongera gushamburira cyangwa se yongera gukina byibura tukabonamo ibitego kuri Joao Pedro ubona ko ari umwataka wa mbere kuri ekipe ya Chelsea ntekereza ko n'uyu mutoza kuri game ya mbere niteze ko agomba kureponda bigendanye n'ibihe bibi ikipe ya Chelsea mazemo iminsi kumugarura rero no kugarura ibitego ariko nanone no kugarura squad ekipe ya Chelsea nekereza ko ari amahirwe bari bafite kubera ko bagaruye no mukinnyi nibyo muri Premier League basa nkaho basigaye ariko byibura bagifite igaruriro muri FA Cup nekereza ko ino sezo baramutse batwaye ka FA Cup kubera ko nicyo gihe nyine kugira ngo bagahatanire nabwo baba bagize sezo wenda itari nziza cyane ariko byibura batwaye magakombe byaba ari byiza kugira ngo rero bagitware nuko bazana nyine uwo mukinnyi ubatsindira ibitego kuri Joao Pedro rero navuga ko ari n'umukinnyi nyine winyongera kandi bari bakeneye by'umwihariko ahantu batari bameze neza ariho gutsinda ibitego Clinton weta Ferran agarutse muri ekipe ya Chelsea ariko ni Chelsea igiye guhura n'ikipe ya Leeds this season muri Premier League bakuye amanota 4 yose ni ekipe ya Chelsea twabona igorwa na Leeds ni ekipe ya Chelsea twabona iva muri FA Cup nta nkuru cyangwa ni ekipe ya Chelsea twakwitega yuko yakora reaction nyuma yuko batandukanye n'umutoza Liam Rosenio tukabona abakinnyi babishyira mu maboko yabo bonekereza ko twabonye ko abakinnyi batigeze bishimiriza rya Liam Rosenio bisobanuye ko bashobora gutanga nyine ibyabo byose kugira ngo baprove ko umutoza cyari cyo kibazo kuko nabyo bijya bibahuye abakinnyi batakwishimiye iyo ugiye bageza gutanga ibishoboka byose nyine kugira ngo berekane ko ikibazo cyari umutoza McFarlane ko ubwa mbere afatiye ikipe yitoje imikino igera kuri nta mukino umwe yigeze atakaza iyo nayo ni boost kuri bo nubwo nayo yatayitsinze ko yanganyije 3-1 ariko still urebye ikipe ya Leeds United nekereza ko Daniel Farke yabonye uburyo akinamo buri sustainable kuko nyuma yuko agiye muri batatu inyuma 3-5-2 wabonye ko 3-5-2-1 wabonye ko yabonye nyine best way yo gukina nka Leeds United ikindi kagira abakinnyi beza nekereza ko nyine kuri level yabo twabonye Calvert-Lewin uyu mwaka yari mwiza twagiye tubona bafite amadeteri benshi nyine ushobora kuba bahinduka ubona ko nyine barakina nka equipe rero biragoye ko kandi ikipe ya Chelsea ushobora kohereza amahirwe menshi bitewe nuko still niba bagiye gukina nk'umutima cyangwa se bagiye gutanga ibyabo byose kuruta uko bavuga ngo bagiye gukina umukino uri collective nyine bamenyeranye bazi uburyo ki bakinamo ko Leeds ni ikipe ishobora gutsinda kuri counter attack ni ikipe ishobora kubaka icyo gitego ni ikipe inabasha gutsinda set pieces kandi bisaba ko uba at your best nyine kugira ngo ubashe ku grading out results rero McFarlane nibyo yagize spell nziza bwa mbere akanya afite abakinnyi bashobora kuba bamushyigikira nyine bagatanga ibyo byose tugenda no kureba nyine ikipe ya Chelsea ku izina ni ikipe nyine uhereza amahirwe yo ko yatsinda umukino wa Leeds mu buryo buyoroheye ariko matuvuga ngo Leeds bahuye nayo inshuro zirenze 2 ku bwa Enzo Maresca turabyuka Enzo Maresca baza ngo muratekereza bazakina gute 5 cyangwa 2 ibyo byose ni kimwe bintu bigaragaza ko still ikipe ya Leeds United iracyafite amahirwe nabo barabizi neza ko best achievement bakora akanya barasa naho bavuye muri iyo relegation battle hari uburyo ubona ko barusha amanota abakurikiye bose ko harimo 6 hagati yabo na Forest bakurikira nimba atari West ni Forest kuko West abikurikira Forest
rero bubonye nyine uburyo bitwayemo barabizi neza ko best achievement bashobora kuba bagira ni ugukandagira Wembley ariko bari kuri finale rero nimba tuvuga ngo bafite abakinnyi beza bashobora kuba babona izo resulta banatsinze iyo kipe ya Chelsea hari motivation bibahereza ariko still wajya ku kipe ya Chelsea nyine kuvuga ngo ni ikipe nkuru hari abakinnyi bavuga ko batishimiye Enzo Liam Senior kuba hagarutse McLaren ashobora kuba yahuza iyo kipe bakagira spirit ya ikipe nkuru ikaba yatsinda umukino mu buryo bworoheye ariko still nimba tujye kureba individualite sinekereza ko hari uburyo bworoshye nekereza ko McLaren ari butabona kuko nimba tuvuga ngo yaje afite Cole Palmer afite Joe Pedro afite ba Estevao bose bagiye hari still yabaga afite best way yo guhitamo abakinnyi 11 beza ariko akanya tuvuga ngo abawinga afite araza kuba afite Pedro Neto na Garnacho bonyine ari bo bawinga afite mu batayizamu araza kuba afite Liam Delap n'abayagaruye Joe Pedro well and good ariko still muri mediane none mfite amatsiko yo kureba ngo araza guhita monde araza kuba ya ese aragarara Romeo Lavia mu kibuga ese araza na Santos mu kibuga ese arakina Caicedo na Enzo Nande nicyo kintu nekereza ko negereje kuba nareba nyine uburyo bazakina mu ko tujye kureba inyuma bo ni ibintu bisanzwe nyine turabizi ko ni Sanchez Fofana na Charoba ni kukorera na Maragusto ko nibo bahari still muri media niho nifite ikibazo cyo kuvuga ngo azahita monde kwakinisha ariko still nkanabereza ayo mahirwe yuko nyine ni equipe nkuru itandukanye n'umutoza ishobora kuzishaka guprove icyo kintu ariko barabizi nabo ko baramutse bagize amahirwe kugera kuri finali icyo gikombe cyonyine kibari imbere cyo kuba batwara uyu mwaka so nk'ikipe nkuru rero hari igihe ikora byose kugira ngo igere finali NDP7 andi makuru ari muri equipe ya Chelsea ni umusore bita William Estevao amakuru ahari ni uko uyu musore kuzakina igikombe cy'isi bikubiye gake cyane inkuru nyesho bita Mario Cortehana na Sebastian Stafford ba The Athletic nuko ngo imvune y'uyu musore ikomeye ni grade 4 ya hamstring umusore w'imyaka 18 ngashobora kutazakina igikombe cy'isi ariko ngo yanze no kubagwa rero bakaba bahisemo yuko azajya gukorera ibindi bikorwa bijyanye no gukira no kuvurwa idoha muri Qatar uyu musore William Estevao uyu mwaka w'imikino si wamubera fondasiyo mbi itangira ry'umwaka utawe imikino twa twitezemo yuko nyuma yuko avuye muri Brazil yabagize intangiriro nziza twibuka yuko uzaba ari umwaka w'imikino uzabuje mu bita Giovanni Kwenda undi musore ukiri muto ugomba kugira uko yigaragaza nyirizina noneho hari bakore Palma Germain turi kubona arimo barasunikirwa kuri uwo mwanya ibisi byamudindiza NDP7 kuko twabonye abasore benshi bakunda kugira izi mvune z'igihe kirambye muri iyi myaka bisa nkaho bibarimita no mu gihe kiri imbere akazagaruka equipe yarafatishije akisanga kariyeri isa nkaho ejo mu musozi cyane ni ikibazo gikomeye cyane kuri we ndetse no kuri Chelsea muri rusange kuko urebye ukuntu bamuzanye ni umwana ukiri muto cyane umwana w'imyaka 19 abura izi mvune ari kugira ntago zitandukanye na ba Lamine Yamal ntago utandukanye n'abandi bakinnyi bakiri bato cyane twagiye tubona bagira bino bibazo by'imvune ba Franco Mastantuono muri equipe ya Real Madrid ni abakinnyi nyine bari kugira imikino myinshi cyane kandi bakiri bato kuri Estevao Williams rero kuri kumvune yagize kuri game baheruka gukina batitwayemo na neza batsindwa n'ikipe ya Brighton ni umusore Estevao navuga ko ari kugira ibibazo by'imvune muri iyi minsi ariko nubundi still bikigaragara ko ibyo bibazo birakomeza kugenda bibakurikirana rega ndamutwara n'agatebo kamwe na ba Lamine Yamal kuko urumva impamvu nyine bari kwanga kubagwa we aravuga ati ndamutse mbazwe nshobora kudakina mu gikombe cy'isi akavuga ati reka mbireke muri Brazil baba banyitaho hanyuma nzakina igikombe cy'isi kandi igikombe cy'isi kizarangira mu kwezi kwa 7 mu kwa 8 shampiyona zite zitangira urumva azagaruka muri Chelsea iri gutangira shampiyona iri kugira ngo ikore umwaka mwiza w'imikino asabwa imbaraga ziremereye cyane ubona ko nubundi stili kuvuga ngo bano bakinnyi bakira byanyabyo akenshi bano bakinnyi bagaruka no mu kibuga batarakira neza 100% no se ubundi Estevao kugira ngo agaruke nubundi imvune yari yagize yari atarakira neza 100% baba baramugaruye kimwe nabo ba Lamine Yamal kugira bagaruke mu kibuga bari batarakira neza 100% bagaruka mu kibuga ku kigero cyo gukira bageze nko kuri 90% bagashiduka rero bari gukoresha izindi mbaraga bakongera bakavunika ubona ko nubundi ari ikibazo kiremereye cyane kandi yari umukinnyi Chelsea irimo iragenderaho izabe nahombye ikintu kiremereye cyane kuko yari amaze kumenyera muri Premier League Chelsea irimo iramugenderaho amaze kumenyerana na bagenzi be ariko kubera ibyo bibazo by'imvune azagaruka birumvikana hari abandi bakinnyi bari gufatisha cyangwa se
n'undi mutoza yarize n'ubundi buryo bw'imikinire kuko agize n'ibyago agiye Chelsea nyine iri gutozwa n'uyu mutoza ashobora kuzagaruka bafite undi mutoza mushya bikaba ngombwa ko noneho agaruka nk'undi mukinnyi mushya ugeze hariya muri Chelsea ariko atagaruka nyine nk'umukinnyi wari usanzwe uhamenyereye akaza nk'umuntu mushya mbona ko rero ari ikibazo kiremereye cyane n'umukinnyi rero kugeza aka kanya bigendanye n'uburyo yari ari kwitwara ubona ko rwose ari igihombo gikomeye cyane kuri we ndetse no kuri ekipe ya Chelsea kuko urebye nka game bakinnye n'ikipe ya Manchester United yakinnye iminota 16 game bakinnye na Man City yakinnye iminota 37 game bakinnye na Port Vale yakinnye iminota 90 iyo bakinnye na Everton yakinnye iminota 20 iyo bakinnye na PSG yari ari kuri bench bisobanuye ko ni umukinnyi akenshi kuri match za Chelsea yahabwaga umwanya uko byagenda kose wenda nakinnye iminota 90 ariko akaza mu kibuga asimbuye kandi ukabona ko ari umukinnyi uri kwifashishwa cyane muri game 22 amaze gukinira Chelsea yabanjemo 12 atsindamo ibitego 2 atanga assist zigera kuri 2 ubona ko nyine yari umukinnyi w'inkingi ya mwamba cyangwa se wifashishwa n'ikipe ya Chelsea ariko nyine iyo mvune ntabwo umuntu yashidikanya ko nyine izamukoraho ku myaka afite ariko none hakabamo ako kantu ko kuvuga ngo aracyari muto azagira igihe cyo gukira yongera agaruke nyine muri Chelsea yongera yintegremo neza cyane turebe ko nyine yazajya muri competition akitwara neza kuko azagaruka uko byagenda kose Chelsea yaratekereje uburyo bwo kubikina rero bizaba bimusaba kwicaza umuntu uzaba uri gukina kuri uwo mwanya we Clinton muri equipe ya Chelsea hari indi nkuru ubwo turacyari kuba winga w'ikipe ya Chelsea uwo bita Alejandro Garnacho amezi abaye 8 ageze muri equipe ya Chelsea imikino 39 amaze gukina amaze gutsinda ibitego 4 byonyine byavuye hebyo sobuka ubita ariko ngo byavuye hebyo ubita Alejandro Garnacho biravuga yuko muri Chelsea batanyuzwe n'ibyo babona bikaba binavugwa yuko Garnacho mu meshyi habonetse possible suitor uwakumva hari icyo yakenera muri Garnacho Arteta yipima Arteta nabonye Magnifique avuga ati umukinnyi wanyu turamubitse urumva Garnacho igihe cyari kigeze okay anyway we Garnacho wamubonye ute muri mwaka w'imikino wa Chelsea aratanga icyizere cyuko bizakunda cyangwa ubwo Chelsea ifatira nakiri kare irye mu make bigishoboka Nekereza ko Chelsea iramutse ibonye ikipe ibahereza amafaranga yaba 20 yaba 30 yaba 10 bafate kubera ko sinzi niba abantu bajya bareba podcast ya Paul Scholes Nicky Butt na Dira Mutipe wundi twande bayita The Bad The Ugly and The Football Nicky Butt niwe weretse kugaruka avuga kuri Garnacho avuga ati bitewe n'uburyo yazamutsemo mu ikipe ya Manchester United n'ibihe Manchester United yari irimo akagira mu ikipe ya mbere agahita agira agahita atanga nyine impact mu buryo bwihuse akaza muri Manchester United ya nyine urebye the great Manchester United nyine ikipe yabaye nyine urumva yinjiye ahita ahabwa affection n'abafana ahita ahabwa contract ahita ahabwa amafaranga menshi and then atangira kwibona kuri Olive ya Cristiano atangira kwibona kuri Olive ya Bruno atangira kwibona nyine kuri Olive y'abantu bafite runini mu ikipe Manchester United ibyo ngibyo icyo byamwangijeho byangiza credibility na availability y'umukinnyi cyangwa se no kuba yaba reliable kuri equipe kuba bavuga ati uyu mukinnyi byanze bikunze twamuriraye ngaho yagira ikintu gikomeye akora rero kwifata ukishyira kuri iyo level udafite ibintu byo kubakinga icyo kintu byo guhozaho ni kimwe mu bintu byishe Alejandro Garnacho ko we yumvaga yaramaze kuba the guy ariko still ikipe Manchester United cyangwa se uburyo Manchester United ari nini muri yo cyangwa se muri rusange bikiri binini ku buryo Garnacho ataragerana n'ikintu kimwe akora rero abonye hajemo gushwa n'umutoza n'ibiki byose atangira gupushinga kubera ko yabonaga ikipe Chelsea mushaka yumva ko still we afite ikintu arimo nyine we yumvaga afite package atanga ariyo mpamvu amakipe nka Chelsea nyine arimo kumwifuza arasunika kujya muri Chelsea still birakunda agiye muri Chelsea ariko kujya muri Chelsea yageze muri Chelsea still expecting reaction nk'iyo yari afite muri Manchester United expecting ko abafana ba Chelsea bagiye guhita bamukunda expecting ko nyine bagiye guhita bamufata nkuko yarafashwe muri Manchester United bitewe nuko yari equipe imaze igihe kinini ifite ibibazo ibyayo and then ahita atanga instant impact abafana batangira kumugira iyo affection ariko still we yaje agifite igishusho yuko narindi runaka muri Manchester United cyangwa se narindi runaka ahana ndimo gutsinda ibitego bivugwa ku isi yose na ntsinda Everton ndimo gukora ibi nibi
rero icyo kintu nicyo yazanye muri Chelsea n'ubundi yiteze ko abantu bose nyine bagomba gukomeza kureba wa Garnacho wagize ibihe byiza muri Manchester United ariyo ntekereza ko mentally byahise bimwangiza bihita bikubitirana nuko Argentine harimo kuzamuka abakinnyi beza bituma Lionel Scaloni amubwira ati hano biragoye ko wakongera kwibona muri Argentine still ahita apfa mu mutwe aribwo hajemo gutandukana n'umugore byose bisa naho bisubiye inyuma kugeza n'ubwo abatoza ba Chelsea ko Chelsea ni ikipe ihindura abatoza uko ishatse uyu munsi buracya Todi Bora akavuga ati tube tumuhaye agende tuzana undi ibyo ngibyo ubwabyo bihindura mentality y'umutoza uje nibyo yifuza nibyo umukinnyi arimo gutanga ko mu makuru atandukanye agenda avugwa nuko Garnacho n'ubundi mu myitozo nabwo ntago ari umukinnyi uhora yitoza nyine kuri iyo level y'abakinnyi nyine nka twakwitega ko bakinira Chelsea cyangwa bakinira Rwanda rero yaje muri Chelsea yamaze kubura Michael Mudryk yamaze kurekura Noni Madueke haje Jamie Gittens utari bubashe kugera kuri iyo niveau nawe and then Garnacho akomeza kugira expectation yuko abantu nyine bagomba kumufatira muri ya shusho yagize muri Manchester United yakiza muri wa mwaka we mwiza ndakeza ko aho hantu ariho ibintu byose byaze bipfira kandi simbona ko hari anyway cyangwa se umutozo wari wese ushobora kumugarura kuri track kereka gusa avuye muri Chelsea akajya muri equipe nyine irahisanzwe buryo yakongera wenda kugira ikintu yibaka ariko sinekereza ko Garnacho ashobora kuzaba umukinnyi twiteze ko ashobora kubaho twiteze yuko ashobora kubaho NDP7 dusoza kuri iyi equipe ya Chelsea hari indi nkuru nayo irimo iragenda izamuka izirimo za Daily Mail izirimo za Telegraph za The Sun zose zirimo zirashobora kugenda zitiza umurindi ariko mbanza bijyana na situation n'ubundi iri muri equipe ya Chelsea ku giti cyawe yes or no Chelsea ikeneye kujya ku izamu ry'umusore ngo ku izamu ikeneye kujya ku isoko ry'umuzamu yego uwo bita James Trafford arimo aravugwa yaba ari amahitamo meza oya amahitamo meza yaba ari iki amahitamo meza James Trafford ntabwo aragira yaba ari ukwigumira na Sanchez bakagubwa neza yaba ari kugira ngo bazane James Trafford bagumana Robert Sanchez ahubwo amahitamo no kujya kuzana umuzamu urenze uwo bita Robert Sanchez kuko aka kanya impamvu equipe ya Man City yagiye kuzana Donnarumma nuko babonaga James Trafford atari bubatware muri champion rero ukeneye umuzamu uza kugutwara nyine muri champion ntabwo wajya kuzana James Trafford wanzwe n'ikipe ya Man City noneho ujye kumuzana akubera umuzamu wa mbere kandi ugiye guhangana n'ikipe ya Manchester City byaba byiza bagiye nko ku isoko ry'umuzamu bamakemenya n'abazamu bahari kugeza akanya ku isoko bashobora kugenda bakazana ntekereza ko ni umuzamu bakeneye ndetse n'umudefenseri kuko urebye isoko bagiye bakora mu myaka yashize bagiye bibanda muri kiriya gice cy'imbere nibo bakinnyi bagiye bagura ariko kugeza aka kanya muri defense niho ubona ko bafitemo ikibazo bakaguza umudefenseri umwe mwiza ugomba kuzafatanya na Levi Colwill sezitaha hanyuma bakazana n'umuzamu mwiza ugomba gukinana n'uwo bita Robert Sanchez kuko ngiye ku bwanjye mbona ko nyuma yuko barekuye uwo bita George Petrovic wagiye ubafasha mu mwaka ushize w'imikino bakamurekura akajya muri equipe ya Bournemouth bari bakeneye nyine kujya ku isoko ry'umuzamu akazana undi muzamu urenze uwo bita Robert Sanchez kuko uranabyibuka ko izo nkuru zigeze no kuvuga muri equipe ya Chelsea igihe Chelsea yajyaga gukina igikombe cy'isi cy'amaklabu banagira finali bajya gukina na PSG abafana ba Chelsea baravugaga bati ewana umuzamara ashobora kuza kudutsindisha ni Robert Sanchez nyine wagakwiye kuba nk'umuzamu wa kabiri ukafite umuzamu wa mbere ujyana kuri ya mikino ikomeye cyane za match bakina na PSG izo bakina na za Arsenal izo bakina na za Man City ukafite umuzamu nyine nkongo uri kuri standard yo gukinira ikipe ya Chelsea kuvuga ngo wajya kuzana n'ubundi James Trafford nge mbibona nkaho byaba ari kugira ngo nyine ubu ufite abazamu babiri wenda bashobora kuza kugukina ariko ntabwo nambona ko haba habayemo improvement mu buryo bugendanye na karite y'abazamu waba ufite kuzana karite y'abazamu waba ufite no kuzana umuzamu urenzeho bita Robert Sanchez nyine umenyereye guhatana muri ibi bikombe Chelsea yazajya yitabira haba Champions League ndetse na Champions muri rusange